twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 27 ngo mu byumweru bisanzwe tariki 8 Ukwakira 2024, ng'amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere y'umubare Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa mbere umurongo wa 13 kugeza kwa 24. Bavandimwe, mwumvise kandi imigirire yanjye kera nkiri mu Kiyahudi, ko natotezaga bikabije Kiliziya y'Imana nshaka kuyitsemba, kandi benshi mu bo tungana dusangiye n'ubwoko narabarushaga gukurikiza idini ya Kiyahudi nk'abasumbya ishyaka mu guharanira umuco karande w'abasokuruza. Nyamara umunsi uwantoranyije nkiri mu nda ya mama yampamagaye kubw'ineza ye ngo amishurire umwana we kugira ngo mwamamaze mu mahanga. Ako kanya nahise mpaguruka ntawe niriwe ngisha inama, habe no kuzamuka i Yerusalemu ngo nsange abantanze kuba intumwa. Ahubwo nagiye muri Arabiya, nyuma ngaruka i Damasi. Nyuma y'imyaka 3 nibwo nazamutse i Yerusalemu kureba Petero, tumarana iminsi 15. Nta yindi ntumwa twabonanye uretse Yakobo umuvandimwe wa Nyagasani. Ibi mbandikira dore ndi mu maso y'Imana simbeshya. Hanyuma naje mu ntara ya Siriya na Silisiya. Kiliziya za Kristo ziri muri Yudeya zari zitarambona, usibye ko zumvaga bavuga ngo wa undi dutotezaga kera asigaye yamamaza ukwemera yahoze arwanya, nuko zigasingiza Imana kubera nge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 139. Nyagasani, nyobora inzira wigishije kuva kera. Uhoraho undeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese. Iyo nicaye niyo mpagaze byose ububizi, imigambi yanjye uyimenya mbere y'igihe. Mu migenzereze yanjye yose nta na kimwe kigusoba. Ni wowe waremye ingingo zanjye, umbumbabumbira mu nda ya mama. Ndagushimira ko wandemye ku buryo buhimbye, ibikorwa byawe biratangaje. Umutima wanjye urabizi neza rwose, amagufwa yanjye ntiyakwikinze igihe naremerwaga mu ibanga, nkaremerwa mu nda ya mama. Nyagasani, nyobora inzira wigishije kuva kera. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Evanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo 38 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yezu akomeza urugendo n'abigishwa be, agera mu rusisiro, maze umugore witwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita we yarahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yezu ati, mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwira aza mfashe. Ariko Nyagasani amusubiza ati, Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahibikanywa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike, ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Amen. Utega amatwi Yezu. Nteza amatwi dawe, nteza amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, nishyinguye neza mu mutima wanjye. Nteza amatwi dawe, nteza amatwi dawe. Buriya abantu benshi dufite amatwi ariko ntitujya twumva. Ni ngombwa ikimenyetso cyo kuri kumva byibuze ijambo ry'Imana bimaze kuryakira, ujye uvuga uti harya niki bavuze. Ujye nibaze n'icyo kibazo, harya bavuze iki? Harya wansubirisha mu byo bamaze kuvuga? Bishobora byibuze kuvugamo dukeya, ntabwo nkubwira ubuvyo byose, ariko gake wakavuga. Byibuze gufata interuro imwe byarakunaniye mu byo Imana imaze kuvuga. Amagambo y'Imana ni menshi, ariko se hari akantu nako ngufashemo? Akora bafashemo ujye ukora ku buryo kakuranga, ugenda ugasubiramo umunsi wose. Ubyuka ukavuga, uryama ukavuga, gutyo. Ijambo ry'Imana uricengere, rigucengere. Ugenda urizirikana, rikubeshaho, rikuyobora umunsi wose. Kwimenyereza, kwitoza, gusubira mu kajambo kadufashije k'uwo munsi. Nakaye kagufashije uwo munsi wowe. Ngabo rero ubuzima bwa buri munsi ni ijambo ry'Imana. Muri aka kanya, mbere y'uko mbabwira intego tujya kugenderaho, ngiye kubanza kubibutsa hari ibimenyetso tujya dukora mu misa. Bamwe rero ntabwo bajya babyitaho ibyinshi, ariko reka mvugemo bine gusa. Wongera uyibutse, wasanga nawe ujye ubikora par routine, ubikora uhushura utazi n'ibyo ari byo kandi byaba.
cyangwa wakubaza ngo harya ukoze ikintu umenye nawe igisobanuro cy'ibintu ukoze. Mubyeyi, muvandimwe, twese buri gihe Nyagasani aba yifuza kuduhugura. Ibimenyetso bine ngiye kukubwira nawe ngera ubyiteho urebe niba koko ujye ubyitaho. Ikimenyetso cya mbere dukora bakita mu Gifaransa prosternation, kurambarara. Kurambarara ni ikimenyetso cy'uko witanze wese, se donner et s'abandonner, kwiha Imana wese, Nyagasani ndakwiyeguriye wese nta na kimwe size. Icyo ni icya mbere gikunze gukorwa cyane cyane n'abihaye Imana bajye gusezerana, kurambarara hasi bakaryama hasi, ikimenyetso cyo kwiyoroshya, kurambarara. Ikimenyetso cya kabiri dukora ni ugupfukama, genuflexion cyangwa kunama. Ni uburyo bwo guha icyubahiro Imana, gusuhuza Imana ukayiha icyubahiro. Urakoze Mana, uri uwo gukuzwa, ndoroheje Mana, wowe uri uwo gukuzwa. Ikimenyetso cya gatatu ni uguhagarara. Iyo duhagaze bishaka kuvuga umuntu witeguye kujya mu butumwa, witeguye gukora urugendo, witeguye kujya kuvuga inkuru nziza, guhagarara, guhaguruka, witeguye nyine kugenda kujya kwamamaza inkuru nziza. Ikimenyetso cya kane nicyo bita kwicara. Buryo twicaye mu misa tugenda duhaguruka twicara, uko kwicara nabyo bifite icyo bivuga. No gutega amatwi, ni ukubangura amatwi, amatwi ngo bangu, amaso ngo kanu, umunwa ngo cwe, ubundi tugaceceka tukakira Imana. Ni ngombwa rero icyo kimenyetso cyo kwicara, kumva, warangiza kumva ukumvira, warangiza kumvira ukumvikana. Izo shingisha umubyeyi nizo tujye kugenda tuvugaho mu ngingo yo gutega iki, gutega amatwi, kumenya gutega amatwi. Nta kindi kumenya gutega amatwi, turaza kubona ko ari ukwicara ku birenge bya Yezu, ubundi tukamwumva tukamutega amatwi. Iyo wateze Yezu amatwi umererwa neza. Gutega amatwi, umubyeyi ufite amatwi, niba se uyafite ujya wumva, niba se ujya wumva ujya wumvira, niba se ujya wumvira ujya wumvikana. Amen, amen, amen. Gutega amatwi. Isomo rya mbere ry'uno munsi riratwerekeza kuri Pawulo washoboye gutega amatwi. Cya gihe ari mu nzira y'i Damasi turabyibuka, ni n'ubuhamya ari kwitangira none muri iri somo yandikiye Abanyagalati. Uburyo ari mu nzira y'i Damasi nuko akaza kumva ijwi riturutse mu ijuru rumukabugota, ijwi ry'Imana. Sawuli, Sawuli antotereza iki? Ngo Sawuli iryo jwi yararyumvise, ngo abandi baba bari kumwe ntibaryumva. Bishatse gutubwira iki? Nyagasani buri wese agira uburyo amukebura, uburyo amuyobora yaragiye kuyoba. Ngibyo Pawulo tubwira uno munsi, uburyo ahoze atoteza Kiliziya, none niwe ahubwo uri kwitorera. Uburyo yahoze yamagana Kiliziya, none koko niwe uri kuyamamaza kubera impuhwe z'Imana. Kubera iki? Gutega amatwi. Byajwi Yezu yamuhamagayemo ari mu nzira yo gutoteza Kiliziya, nuko ako kanya za nyandiko yari afite akazitesha agaciro, agatangira akandikira Yezu noneho inyandiko anayo baro turi kuzirikana Abanyagalati, abayobora mu nzira nziza nawe abaho ubuhamya. Kumenya gutega amatwi. Mugiye umvise uburyo Sawuli yateze amatwi bikaza kurangira ahindutse akaba Pawulo, bityo bigatuma yamamaza inkuru nziza aho kwamagana Kristo. Yogeze inkuru nziza, umwete akoreshaga yamagana Kristo, noneho ukoresha nyuma amwamamaza. Kubera iki? Gutega amatwi. Amatwi ngo bangu, amaso ngo kanu, umunwa ngo cwe. Yaracecetse yumva Yezu aramubwira, kandi koko aramwumva, aramwumvira, hanyuma yumvikana nawe, yumvikana n'abavandimwe. Njye Zaburi uyu munsi itakambira Imana, yishingikiriza ubuvunyi bw'Imana. Nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera. Amen. Kora Imana igatwiyoborera. Iyo umaze kumva nta kintu usigaje usibye kumvira. Kumvira Yezu ugiye kukubwira ati yuraha, wikora biriya, genza utya, kora gutya, ukamenya kumwumvira. Nta n'ikivanjiri uyu munsi itubwira, idushyira imbere abavandimwe babiri, Marita na Mariya, bari imbere ya Yezu bombi, bari gukora imirimo itandukanye. Yezu yaje kubasura. Yezu atera intambwe azatugana iwacu, muri icyo giturage cy'iwacu, aho ngaho nyine i Betaniya, aho ngaho aho tuba. Yezu akaza. Ese iyo Yezu aje tumwakira dute? Uko twakira Yezu, bamwe bashobora kumwakira bamuha amazimano nka ba Marita, abandi bakamwakira bagira bate, bamwumva bamuganiriza. Ngiye n'imirimo dukora igihe umushyitsi yaje iwacu, haba hari ushinzwe kumwakira mu mazimano y'ibiryo by'umubiri, hari n'ushinzwe kubamuganiriza. Iyo ni imirimo itandukanye ariko iza guhuriza hamwe magirirane, kumenya kwita ku mushyitsi wadusuye, ari kuri roho ndetse no ku mubiri. Rero ikibazo kiri muri ivanjiri
ntabwo ari uko Marita yakiriye Yezu amuzimanira ibi by'umubiri. Erega buriya na Yezu buriya yari afite n'inzara. Tekereza urugendo yari gukora, yarashonje, yari afite inzara. Ntabwo yezaga ya Marita kubera ko yagiye gushaka amazimano, kuko Yezu nawe ntibyari kumugwa nabi ariye ako kanyama n'ako gafirita aho ngaho, ahubwo ni reaction ya Marita, n'uburyo Marita yitwaye muri ubwo buryo, muri uwo murimo ari gukora, yijujuta, atongana, kandi yakiza kugumaho. N'undi nawe yari ari kundi Mariya, ibintu byari kuba amahoro, ariko yakoze akantu bita kwijujuta, kwivumbura, bitumye noneho Yezu amwereka ko ibyo yakoze byari byiza, ariko ako kantu arengejeho, ariko ako kantu ko kwivumbura, kwijujuta, gutongana. Nuko rero Yezu arifuza gukibonanya akangebura ati, nyamara wakoze nabibonye, ariko nta kandi warengejeho nyuma ka kidobya. Aho rero Marita atsindiwe, nawe hatsindirwa, nanjye nahatsindirwa, ko dushaka gukora neza, tugakora neza, tukihakuya ivumbi rigatutumuka, ariko tukaza kwibagirwa icy'ingenzi, ko na mugenzi wacu nawe ari gukora, na mugenzi wacu nawe cyari gukora, nacyo gifite agaciro imbere y'Imana. Ibyo arimo nabyo bifite agaciro imbere y'Imana. Nguko rero Yezu arangiza amwereka ko cyagombaga gukora umugabane mwiza no kugumana na Yezu. Turaza yivanjiri kwerekeza kuri Mariya washoboye kugumana na Yezu. Batubwira ko nta nicyo yavuze, yari ari imbere ya Yezu, yicaye ku birenge bya Yezu, amuteze amatwi, kwicara ku birenge bya Yezu. Ibirenge ubundi ni ahantu nanjye kuvuga hasuzuguritse. Urebeye kiza ko yaricaye ku mutima, basi hafi y'umutima, ariko ni ku birenge. Bibuke ko yanabihanaguje umusatsi we, geste nziza, kwicara, gutega amatwi. Hano umuhanga uvuga uti, ubwenge mu ishuri buba mu kwicara, naho babandi bafite akaguru karekare, abo narinjye kuvuga ko nta bwenge bafite, sinaba nibeshye cyane. Kwicara tugatega Yezu amatwi, kuko abantu benshi turi mu miguruko, turaguruka, turagenda, kandi tukaguruka nta mababa dufite, twagera hirya nyine tukaba turaguye. Kubera iki? Ntitwicaye ngo dutege amatwi. Hari imvugo igira iti, umwana utaganiriye na se ntamenya ibyo sekuru yasize avuze. Nawe rero nuticara ngo utegeze amatwi, uzamenya ute umugambi w'Imana. Mutagatifu Jerome niwe akunda kuvuga ati, wamenya Imana ute udasoma Bibiliya, utumva ijambo ry'Imana, utumva Yezu, udashyira ibirenge hasi, uticara hasi ngo wumve Yezu. La vie contemplative, kureba Yezu, ukamureba, ukongera ukamurangamira, kubera ko Yezu niwe ufite ijambo rizima yakubwira. Abantu muri ino si turwaye indwara yo kuvuga, ariko bikaza kuranya turi kuvuga, le dizer, aho kugira ngo dukore, ahubwo benshi turavuga. Abantu benshi dufite iminwa miremire, iminwa iva, kuvuga abandi, kunegura abandi, kunenga abandi, kwijujuta, kwivumbura nk'aba Marita, aho kugira ngo twicare Yezu atubwire. Ni kangaho ujya utega Yezu amatwi? Niyo kibazo turi no munsi. Ni kangaho ujya uvuga ukabangira umunwa ingata, aho kugira ngo umutima uwangire ingata? Kwicara ugatuza ugatega Yezu amatwi. Mariya yaricaye ku birenge bya Yezu, agize guta ari kumutega amatwi. Ngiye indwara abantu benshi turwaye muri ino si, urusaku ruratumaze, gusa abantu ntibanabyemera. Uri kuvuga, ukararuvuga, ariko ukaza kwibagirwa no kuvugisha Imana. Ushobora gukora imirimo yawe yose, ugashyashyana, ugashaka amazimano, ukajya kure hose gushakirayo, ibintu bikagutwara, business nyinshi cyane umunsi wose, imirimo y'urudaca, akazi kaguhemba menshi cyane, ariko ukaza kwibagirwa Yezu, kwicara ku birenge bya Yezu, ukaza kwibagirwa isengesho, ukaza kwibagirwa kurangamira Yezu, ukaza kwibagirwa gutaramira Yezu. Iyo udataramiye Yezu bigenda bite? Bishatse kuvuga habe ibindi nawe uri gutaramira, wasanga uri gushengerera ibintu, utaramiye ibintu, utaramiye abantu, ariko Yezu ukaza kumwibagirwa kumutaramira. Gutega Yezu amatwi. Abantu benshi turavuga pe, urusaku ruratwishe. Reka tunyarukire gato mu ishuri ry'imyitozo, dore ko kuri iyi si ari imyitozo pe, kandi burya ubuzima bwa roho ni no mwitozo. Tuba turi kwitoza gusanga Imana. Ubuzima bwacu hano ku isi ni ukwitoza ijuru. Muvyeyi, umwitozo urashobora, nushobora nyine baguhembe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yagiye kugura igare mu isoko. Nuko bamubwira bati, umva rero, iri gare tugiye kuriguha ku buntu ntacyo duhaye, ariko tugiye kugusaba ikintu kimwe gusa. Nugishobora iri gare rishyashya uhita urijyana ntacyo tubajije. Ati, guceceka iminota 5. Nushobora guceceka iminota 5, iri gare turariguha n'amafaranga yawe yasubirane,
ubundi rigare uryegukane wigendere iminota 5 gusa guceceka. Nuko umugabo ati ibyo nabyo 5 gusa, maze na 50 nayiceceka n'isaha yose nayiceceka nkanswe n'iminota 5 koko. Nuko bamushyira hirya kugira ngo nyine umwitozo awuragize iyo minota 5 ubundi yegukane rya gare. Ngo hashize amasegonda 3 cyangwa 5 gusa ngo azamura akaboko ati pardon, reka mbasiganuze gato ubundi mpita nongera nceceke sinongera kuvuga. Nuko azamura agatoki hejuru ati reka mbabaze, none se ko muza kumpa igare muraza no kumpa ipompe yaryo, kuko iwacu mu giturage hari ikibazo cy'umwuka, niko muraza kumpa n'ipompe yaryo? Nuko umwitozo urangira utyo. Kubera iki? N'amasegonda 5 ntiyarangije ataravuga. Ubwo umwitozo waramunaniye atsindwa cyo rya gare ribura cyo. Kubera iki? Ya minota 5 nyine nta nubwo ayimaze ataravuga. Ati ni pompe muraza kuyimba ko iwacu mu giturage hari ikibazo cy'umwuka. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko nanjye dushobora kuba turi gutsindwa. Dutsindishijwe n'iki? Kuvuga. Ikibazo cy'umwuka, ikibazo cyo kubika umwuka. Abantu benshi babuze kubika umwuka, kubika roho w'Imana. Abantu benshi babuze roho mutagatifu, bajya mwirukana kubera iki? Urusaku. Ikibazo cyo kubika umwuka mwabakeye imwe ni ikibazo kiremereye cyane muri ino si. Ikibazo cyo kumenya kubika umwuka koko. Wa mugani uyu mugabo abarije benshi nanjye arambarije. Uko hacu mu giturage hari ikibazo cy'umwuka pe, kubura umwuka. Abantu baravuga bakavuga umwuka ukaza kubarangiramo. Kubera iki nyine? Babuze pompe. Iyo pompe rero ako gasengesho uko kwicara ku birenge bya Yesu karabuza ako kantu, niko kari gutubuza umwuka abantu benshi. Gana atekereza umize bwose ugakora kaza kurangira ubuza umwuka. Nguko guhomba bitabuse ukabura rya gare, nguko kubura ihene ukabura n'ibiziriko. Kubera iki? Ivuzi ryacu kuvuga. Reka dusoreze gutuntu tune tuza kugufasha kureba niba nawe udafite ikibazo cy'umwuka. Navugaga roho mutagatifu. Ushobora gusenga ariko udafite umwuka, udafite iyo pompe. Icyambere muvyeyi ukiteho cyane cyo turongo 3. Ese wamenye impamvu Imana ngo yaduhaye umunwa umwe ikaduha n'amatwi 2? Ngo nta yindi mpamvu no kugira ngo njye mvuga bike hanyuma numve byinshi, kandi njye bike nkore byinshi mperezaho n'abandi. Ngo umuntu umwe muvyeyi ngamatwi 2, kumenya gutega abagenzi bacu amatwi kugira ngo twumve ko Yesu nawe ari kuvugira muri bo, kumenya gutega ba Mariya amatwi tukamenya ko bari iruhande rwa Yesu nawe bari gukora neza. Ntukajye ko ari gusuri gukora neza, nundi yaguha igitekerezo, nundi nawe ashaka kuguha inama nziza kuko nawe yageze kwa Yesu nyine. None se niwo gusuza ubwenge? Niwo uzi ubwenge wenyine? Nabandi bagera kwa Yesu, nanjye nawe ndacyari umuhungu mubyeyi. Umuntu umwe amatwi 2. Icyakabiri twazirikanaho mu gutega Yesu amatwi, muri iyi si koko dufite ikibazo cy'urusaku pe. Urusaku nk'abari mu isoko, abandi bajya mu isoko bakaza kubagirwa isoko ariyo kiliziya Yesu Kristo, kwicara ku birenge bya Yesu no kujya mu kiliziya. Uzi ko muri no si hari abantu bamara amasaha kuri telefone bari kuvuga gusa, uhamagara uri kwikoranabuhanga, urusaku rw'imbere, ariko nta rusaku ruruta urusaku rw'ibyaha. Ijyaho uri gukora uri mu isayo n'ibindi byinshi cyane, uri kwivumbura, uri kwivovota kakurya kwa Marita, ukaza kwibagirwa ya masaha. Ni isaha imwe ukayima Yesu. Reka tureke ni isaha imwe wari wafata n'iminota 5 byibuze ukayegurira Yesu mu buzima bwawe ati Yesu nanjye nakoze, ariko nje imbere yawe nje kugushimira, nje kugutaka aho kugutuka. Kwa kenshi tumara igihe kwikoranabuhanga kuri telefone amasaha menshi, turi kwivumbura, turi gutukana, twashyushye agite nka ba Marita nyine, bivumbura ku matelefone, turi gutukana tukaza kwibagirwa kujya gutaka Imana. Kandi byaba nawe uri kuri liste y'abatsinzwe nkanjye kwigihe kirekire tukimara kwikoranabuhanga, ariko Yesu tukamuburira kanya n'agasaha na kamwe pe. Byabindi Yesu yavuze muri Magetsemane ati Petero koko wambure n'agasaha kamwe koko ngube maso hamwe nanjye. Mana Yesu agasaha wasaga ujye ukabura, ugakora ibintu byose amasaha yawe yose ukayakora imirimo yawe, n'agasaha na kamwe koko ugakaburira Yesu ku munsi. Ngewe ntabwo ngwiye agasaha kamwe wapfa gufata niyo minota 10. Icya gatatu twazirikanaho n'amagambo 2 y'Igifaransa, rimwe ryitwa la vie spéculative et la vie contemplative. Iyo bavuze ijambo spéculative ni nk'ubuzima bwo kureremba, gutambuka wihitira utitaye ku bintu
ubuzima bwo kutita ku bintu ubibona bigahita mbona bitambuka mbona bihita. La vie speculative nibyo benshi twiberamo mu kiliziya, turatambuka tugasenga ariko ntitwite ku bintu, turakora imirimo tukakira Yezu nk'abamarita, ariko hari kandi twibagirwa kuza gufata akanya nyuma y'imirimo. Ibyo byose byo kugenda tureremba hanyuma tukaza kwimukira mu buzima la vie contemplative, bwa buzima noneho bwo guhangayeza amaso, observation, kwitegereza Yezu. Nta buryo ushobora kumwitegereza nyine uticaye ku birenge bye ngo umutege nyine amatwi. Kwitegereza Yezu ni ukumutega amatwi, bikaza kugufasha kumvira ndetse no kumvikana. Ngeze inshinga 3 mubyeyi uri kuzumva. Icya kane twasorezaho mubyeyi, iki kintu cyo turongo dutana ni igipimo cy'ubukristo. Buryo umukristo ntago ari ukora ibikorwa by'urukundo gusa, ntago ari ujya mu kiliziya agasenga gusa, ahubwo mubyeyi kimenyetso kizakubwira ko uri umukristo. Gutya bangu amatwi ngo bangu no kwicara iruhande rwa Yezu mu mwitozo bita gushengerera. Gushengera n'uburyo gutaramana na Yezu, n'umwitozo wo guceceka nkumva Yezu, nkumva ijambo rya Yezu, nkumva uko Yezu avuga. Kuko abantu benshi turi kuri nosi dushaka kuvuga gusa, tugashaka kumva ibyo kwavuze gusa, ariko nitwumve ijambo nyamukuru, ijambo rya Yezu. Muzarebe mu birori akesha abari umuyobozi mukuru uvuga ijambo nyamukuru ninde? Ni Yezu, ntabwo ari njyewe. Reka Yezu rero avugira iwawe. Gushengerera abantu benshi umva, reka nkubwize ukuri, reka nguhe ikimenyetso cy'ubukristo bukeya. Ndi kwenda kuvuga ukwemera gukeya no kudatinda mu isengesho ryo gushengerera. Kuko ibintu byose dukora twumva misa nibyo, tuvugisha pure nibyo, dukora ibitaramo tugasenga tugasingiza Imana, ariko ni bake bicara bagatuza bagaceceka, ucecekesha umutima, ukwemera, amaso y'ukwemera ukarangamira Yezu, ukareka Yezu akavuga. Ni bakeya abakozi, ni bakeya mu murima w'Imana, ni bakeya bashengerera. Yaba abantu benshi bashengereraga, ugafata iminota 10 ku munsi ukicara iruhande rwa Yezu ntacyo uvuga, ugaceceka nka Mariya, ugatuza ukareka Yezu agaturana nawe, abantu twari kugera kure. Ubundi impamvu amakosa akomeza kwiyongera, impamvu ibyaha bikomeza kwiyongera bya rwa rusaku nyine, impamvu isa ikomeza kwiyongera kwandavura byinshi cyane, ntabwo twumva Yezu ngo ntabwo njya numva Yezu uri kunkebura. Yaba nategaga Yezu amatwi, nta handi wabikorera usibye mu isengesho ry'iki ryo gushengerera imbere y'Ukaristiya. Ese mubyeyi, ari ijambo wowe wabwira Yezu, ari n'ijambo Yezu yakubwira, irifite agaciro gakomeye ni irihe? Yibaze nanjye nibaze. Gutuza akanya gato mu buzima bwacu kugira ngo duturane nande na Yezu. Ngwifurije nawe gutuza ndetse no guturana na Yezu buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.